Turabasuhuje mwese bakunzi ba Kamanzi Official, tubifuriza gukomeza kugubwa neza no gukomeza kwishimira umwaka mushya wa 2025. Uyu munsi rero tugiye gukomeza kuganira kuri Pi Network, tuganira ku bibazo bitandukanye biyirangwamo ndetse nuko twabikemura. Reka duhere ku kijyanye na KYC. Hari abantu benshi bamaze igihe muri Pi Network batarakora KYC kubera yuko batarayibaha. Rero turabashishikariza gukomeza gusura aho babisurira kugira ngo niba inarimo, kuko benshi ibirimo ariko ntibayibone. Utubigenda bite rero? Ukuvuga ngo iyo umaze kugira ufunguye application ya Pi Network yawe ukagera hariya tumayiningira, nta kindi ukora, unyura hariya muri twa dukoni dutatu ibumoso hejuru, ugakanda kuri Pi browser ku rutonde rw'ari amagambo ubona, wayigeraho ugakanda kuri alternative sign in, bikakujyana muri KYC nyirizina aho hari ama application yose. Wageramo ukabona application yo hasi iheruka ibumoso yanditseho KYC, ukayikandamo igafunguka, ikakwereka niba KYC wayibonye cyangwa utayibonye. Ndavuga batarabona KYC. Iyo utarayibona bakwereka amagambo y'umukara nyine aguhakarinira yuko ntayo, munsi hakaba handitseho OK. Sinshaka kuyasoma kuko hari abatayazi batari bunayasome. Ariko iyo bayiguhaye ubona amaboko abiri ahana ibiganza biramukanya, yambaye amakote yombi arimo n'amabara ya move. Haba hari abanditsemo kajambo ngo nice to meet you. Icyo gihe KYC uba wayibonye cyangwa se wayihawe. Ibi ngibi impamvu mbibabwiye nuko hari abantu maze iminsi mbona akakubwira ko bataramuha KYC kandi iminsi isabwa kugira ngo bayimuhe yarayirengeje. Twakwinjiramo tugasanga KYC arayifite, ariko akaba atari yarabibonye bitewe n'imiterere ngira ngo ya telefone ye itabigaragaza. Biragusaba gusura rero, kandi usure igihe cyose umaze kumayininga. Nubona umayininze ujye uhita ubikora, ujyeyo usure. Ibi bizatuma mubitahura vuba. Ndongera gushishikariza abantu binjije abantu cyangwa se bari ariya muri referral team, tunyuze hahandi hariya tumayiningira. Iyo umaze kumayininga urabizi ko kamwe ka wamayininze gahinduka icyatsi. Hejuru yaho muri twa twe tubiri, iyo ukanzeho bakujyana hahandi handitse send reminder message. Ukandamo hakaza urutonde rw'abantu bari muri iyo referral team. Abo bantu rero ushobora gukanda ku izina ry'umuntu, hakaza aho umwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp. Iyo ubumwoherereje abunyuraho akajya muri KYC, akafungura akareba ko bayimuhaye. Ubwo ni uburyo bumwe bwo gufasha abatabyibwirije cyangwa se badakurikira ibi biganiro batabyumva ngo babyisuzumire. Noneho wayimuha akayinyuraho ikamujyana kuri KYC, akayifungura akareba yuko bayimuhaye, akamenya ko ayifite cyangwa se atayifite. Icyo ni ikirebana na KYC. Reka kuri KYC none tubwire abantu batarabona KYC kandi bamazemo igihe kirekire yuko badakwiye kugira impungenge, upfa kuba umayininga gusa. Hanyuma nugerwaho uzayibona nta kabuza, ariko nanone ugomba kugira uruhare rwo gukomeza gusuzuma ko bayiguhaye ukaba utabibona. Nongere kubibutsa yuko turimo kubategurira ikiganiro ku gukora KYC. Turimo kugitunganya neza ku buryo kitazajya kijija buri muntu kimutera urujijo, ku buryo aho uzaba uri hose ku isi ushobora kwikorera KYC idashyizemo amakosa. Icyo ngira ngo kirasobanutse. Reka tuve kuri KYC tujye kuri migration. Migration, abantu bakoze KYC bakarenza iminsi 14
KYC yarabaye approved, ubwo umunani barawukosoye nawo, ubwo nta kindi wemerewe gukora, nta n'ikindi usabwa gukora, wowe twe tugarukiriza kuri karindwi gusa. Hanyuma ukabona iminsi 14 irashize, amezi arashize, ibyumweru, amezi, ndetse hari n'uwambwiye yuko ayimaranye umwaka akiri muri tentative. Abo bose bameze batyo barangije igihe cyo kuba bakora migration. Ndagira ngo bamenyeshe yuko hari ibintu ugomba kwitaho. Ugomba kureba yuko nta kosa ufite. Iyo ufite ikosa babikubwira muri KYC, ahandi barebera ko KYC yemewe muri Pi browser. Iyo ugiyeyo ureba impamvu uri muri tentative. Iyo bakubwiye ko ari barindiriye gukora further examinations, isuzuma ryisumbuyeho, urategereza, ariko ugomba guharanira kuzuza buri kimwe cyose usabwa. Abantu rero bamaze igihe muri tentative, hari igihe baguha na liveness, iyo ndayigarukaho ukwayo. Iyo nayo ishobora gutuma uba muri tentative. Iyo ari amakosa yawe, iyo ari ibyo bagisuzuma, ubwo ni ikibazo cya systeme. Iyo ari ukubera liveness, ubwo nabwo birakugarukaho. Hari igihe biba atari ikosa, ariko ari icyangombwa ugomba kuzuza. Ibyo byose bishobora gutuma tujya muri tentative. Ibi ngibi tuzajya tubigarukaho buri munsi kenshi, kugira ngo benshi barusheho kubyumva, kuko hari igihe tubikoraho ikiganiro tuguruka ugasanga ntabwo abantu babyumvise. Muri make, umuntu uri muri tentative acunganwe no kureba ko nta rindi kosa afite. Nusanga ntaryo, tegereza tentative uzayivamo, bazayikuvanamo. Ubwo KYC nayo utarayibona nategereze, azayihabwa. Uwayihawe agomba kuyikora uko byagenda kose, kandi akuzuza n'ibindi byangombwa byose bisaba. Ibisigaye tukiga gutegereza, ariko tugategerezanya kwisuzuma buri munsi, tureba ko nta gakosa kandi dusigaranye. Reka njye kuri liveness. Umuntu wese uhabwa liveness kenshi biraterwa na telefone ye idafotora neza amafoto, yaba ari ay'indangamuntu, yaba ari ay'isura ye, na selfie cyangwa se zira video twifata dukora liveness. Icyo gihe cyose babikugarurira kiba ari ikibazo gituruka ku kuba ayo mafoto adakeye. Ikindi gicunga neza, iyo baguhaye liveness haba hariho n'amagambo ugomba kubanza gusoma akugaragariza impamvu barimo kuguha liveness, aba ariho ujya ubicungira. Ikindi gishobora gutuma ukorwa liveness, hari igihe uba warakoze liveness bakagumya kuyikugarurira kubera yuko telefone yawe ntabwo ifunguye, ntabwo iboroko, iracyaburotse ama application. Ugomba kujya muri app management, ukagenda wallowinga ya ma application yose, telefone ukayiborokora. Ibyo ngibyo nabyo mpora mbibabwira. Ibyo ni mubikora telefone yanyu ikabifunguye, ikindi akaba ari telefone ifite ubushobozi bujyanye n'izo application, nta kabuza. Hanyuma ugakosora n'iby'amafoto n'amavideo cyangwa se n'amashusho bira twifata dukora liveness. Ibyo byose nubikosora telefone bizagenda neza. Hari ndetse n'abakora KYC bakora liveness bikanga bababwira ngo something went wrong. Icyo gihe usaba gukora inshuro imwe, inshuro ebyiri, inshuro gatatu ukarikiraho. Bigusaba kwandikira kwa team, hari aho bamenyesha ikibazo urimo guhura nacyo, cyangwa se ukaba wahindura ugakoresha iyindi telefone. Iyo ari telefone isanzwe umayininga, ushobora gukora sign out muri konti yawe, ariko nubikora wibuke ko wamayinize mu masaha 28 ashize zigomba kugenda. Ukabikora no muri iyo telefone yindi ugiye
gusuzuma yuko yaba yaje, uba umeze nk'uri mu gukomanga, uba urimo kugaragariza sisiteme yuko hari kandi uyikeneye. rero ntugahweme ariko wikwiyumvamo yuko uyisaba ngo uyihabwe, oya, ahubwo wowe ugerageza kuyinjiramo, bakakusubiza inyuma bakubwira ko utaragerwaho. rero icyo gihe uba urimo ubatera puresha, ubereka yuko uri tayari kuyikora nawe, sisiteme bibibona. nagira ngo tuganire kuri utu dukosa. Utundi tuntu tubaho nanone ni utujyanye n'umuntu ushaka gukoresha, tuvuge nka serivisi muza kunsaba, muri za serivisi mbafashamo zo gukora KYC, zo gukora kuri konti ya Pi Network. hari ibyo ngira ngo mwiteho, yego, hari ibintu ngira ngo mbasabe mubyiteho. ugomba kuba uzi email yawe kandi igomba kuba iri verified muri Pi. iyo utabikoze twe turabigukorera nta kibazo. ugomba kuba ufite Facebook account, iyo utayifite turayigufungurira nta kibazo. ugomba kuba uzanye telefone idafite ibibazo, biba ngombwa ukaza warayiforomase birimo cyangwa bitarimo tukabigusubirizamo. ukaba wibuka kindi password yawe. niba utibuka password, tukaba dushobora gukora indi password nshyashya dukoresheje umurongo wa Airtel. birakunda, ariko ubu ngubu wa MTN ntabwo bikunda. ikibazo kirimo ntikirakemuka, ntituramenya n'icyo ari cyo. ibyo byaba atari byo, ukaba warahuje email ya Pi yawe account, warayihuje na Facebook yawe, icyo gihe gusubira kuri konti yawe dukoresheje Facebook ni ibintu byoroshye cyane. uhita ugenda ukagera kuri konti yawe. rero mujye mwihutira guhuza Facebook zanyu na konti za Pi, ku buryo in case bigize gutya bikavamo, kubisubizamo winyurira kuri Facebook iyo utibuka password. ibyo byose ugomba kuba ubyiteguye. hanyuma ikindi, ugomba kuza ufite telefone irimo umuriro. iyo itarimo umuriro ugira icyo wakoraho bigatangira bikaba biragiye. ikindi, ugomba kuba ufite interinete ihagije kugira ngo bye kudutinza, bye gutuma mbese ibintu bigenda nabi. ibyo byose nibyo ugomba kuba witeguye. hanyuma ukaba ufite telefone uzi ko ifotora neza. idafotora neza biragoye. za telefone mwita ngo ni iza 20 nubwo atari byo, izi za Itel, kuyikoresha iyo telefone kakiri gashyashya rwose katarengeje amezi 3 kaba gakora neza. cyane cyane kandi gafite umubiri unyerera inyuma, ako ngako gakora neza cyane. niba ariko bita Itel, imagine sinibuka, ariko ako gakora neza. hanyuma rero ikindi gikunda kuzana amakosa, ni ukuntu umuntu aje kugukoreshaho ariko akaba yavangavanze imirongo ya telefone akoresha, ntamenye umurongo akoresha muri Pi n'uwo adakoresha muri Pi. ibi ngibi bijya bibaho, ugasanga ibintu iyo bimaze kuzamba, ati nkorera indi konte, nimero dushyizemo tugasanga iyo yavugaga yuko ariyo yaregisterinzeho tugasanga siyo. urumva ni ibintu mukunda kuvangavanga. ikindi, ugasanga umuntu afite Facebook account nyinshi, ndabasaba ngo muzisibe musigaze imwe. email, ugasanga afite email nyinshi zimwanditseho, zisibe usigaze imwe nzima. Facebook imwe nzima. simukadi ukamenya ko ari MTN cyangwa ari Airtel. ibyo bintu ukabifata mu mutwe. password ukaba uyibuka. niba utayibuka si ubwo ngubwo urumva, ariko niba utayibuka ubwo nyine tukoresha ubundi buryo nababwiraga. ibyo byose ni ibintu tugomba gukosora tugashyira ku murongo. ukaba uzi ngo email niyi, Facebook niyi, password niyi, nimero ya telefone ni iyi ngiyi nkoresha. naho kugenda ukavangavanga ibintu byinshi birabangiriza, sibyo? birabangiriza. ikindi, ni musuzume niba twararegisterinze tutarasobanukirwa tukabiregisteringa nabi. jya gusuzuma niba waremeje ya magambo 28 muri step ya 6. ufungure step ya 6, zamure urebe nako aho amasezerano atangirira. urabonaho amazina yawe, urebe ko amazina yawe yanditse neza nkuko yanditswe ku ndangamuntu yawe cyangwa ikindi cyangombwa wakoresheje. hanyuma rero nagira ngo wenda mbamenyeshe ko abantu bari mu kubona migration ku buryo bubatunguye birimo gukorwa, ni byiza. ntago bagikurikiza iminsi 14 urebye mbega ko harabo zimukira iminsi 3, iminsi 4, icyumweru,
ibyo ngibyo birimo kuba cyane, ntimubitindeho rwose. Hanyuma soreze ku bantu twandikiye kwa timu kubwo kugira ibyo duhindura. Icyo bitayeho cyane ni umuntu wanditse asaba ibigendanye gukosora ibigendanye na KYC cyangwa migration. Uwo nguwo bamusubiza vuba, ariko abagira ibyo bahindura musome message babaha, haranditse ngo bazagusubiza mu mezi make ari imbere, ntituzi ngo nukwa kangahe. Ubwo rero uwo batarasubiza nabyihanganire kandi ategereze kumusubizaho bazamusubiza. Reka mbonereho guhitura abantu namaze gukorera bimwe bitaruzura, bakora ibishoboka byose bamvugishe tubonane, mbafashe ibisigaye. Ego hari abacecetse batanakurikiraho gukurikirana, dore iminsi yagiye, iminsi 16 isigaye. Deadline batanze ikaba irageze, iminsi yo gukora KYC kubayihawe, kuzuza mine checklist abatarazuzuza barakoze KYC cyangwa baranawe na KYC. Ubwo mbonereho kubabwira ngo nimukomeze gusuzuma KYC ko bayibahaye, kandi niba baguhaye KYC none ahangaha urasabwa guhita uyikora, urasabwa kuyikora vuba. 31 nta tangazo turabona ririsimbura ririvuguruza. Ubwo rero turacyayikurikiza, niyo tugenderaho kugira ngo igere 31 z'ukwa mbere. Nyamuna batazakwaka payi zawe. Uwo rero bizashyikira atujuje ibisabwa, payi ze yamayininze mbere azazamburwa. Hanyuma muribuka yuko hari uwo baha KYC deadline ni 31, ariko iminsi iracyakomeza. Icyo gihe zaze ni za mbere barazikwambura, ariko ukasigarana ya minsi yindi isigaye nabwo utakuzuza byose na konti yawe, ahubwo bakaba bayifunga. Reka ndekira ahangaha, nizo nayo makuru nagira ngo mbayeho, twunganiraneho. Ibindi ntababwiye twajya tugenda tubyunganirana mu biganiro bikurikira, cyangwa se uko tuvuganye. Nsoze mbabwira yuko nkomeje kubafasha, mu mpamagare tuvugane, nkubwire ngo ndaha, nkubwire ngo ibisabwa ni ibi, hanyuma ngufashe. Haba ari kuri telefone, haba ari ukuza ukandeba directly, kuko kuri telefone ngira ngo ubungubu mumaze gusobanuka, uwakuyobora kuri telefone ibinya byarashize, no kwirwanaho ugira ngo udacikanwa n'igihe. Wabikora turabikora bikora pe. Yego n'abari bayi n'abari hehe baramamagara tukavugana tukabikora. Kuko niko tugiye kujya tubigenza, cyane cyane nk'abantu bari i Burundi bajya bagira ikibazo bakambwira ngo ikibazo cya internet. Je ntabwo ntange internet, urumva ntacyo nakora. Icyo nakora nuko navugana nabo kuri telefone, ukwiranja mugashaka internet ifatika mu gihe ushaka hari ha wifi cyangwa se wifi, hanyuma tukavugana neza nuko abari igura ariko tuvugana. Rero namwe mushikute nishaka kwigira n'abana, nta mwana muri mwe wonka, shiramo amafaranga yawe umpamagare tuvugane. Nta bintu by'ukiri, ureke ibintu by'ukiri igihe cyageze. Mbaye uburenganzira, mpamagara duhane igihe, duhane isaha, niba ari isaha duhamagare ngufashe. Bitari ibyo rwose ibintu birababaye ibibazo rwose. Urakoze cyane, reka ndekeraho. Nimero zanjye ni 078 320 14 18 ndetse na 072 12 hanyuma ndaza kujya nzishyira no muri description, mujye muzirebamo murazibona. Cyane mugubwe neza. Yari Tite Kamanzi kuri mikoro, muhahe muronye.